Hirya no hino ku isi AI ikomeje kuvugisha abantu, aho uri kuja hose uri kumva ijambo AI, aho AI ikomeje kugenda ibangamira abantu batandukanye, nanone ku rundi ruhande ikagira bifasha gukora akazi kabo neza. AI kugeza uyu munsi imaze kuba yakambura abantu benshi akazi hirya no hino ku isi, aho abantu bakomeje kugenda bavuga AI, ariko hakaba hari n'abatari basobanukirwa ngo AI ni iki. AI ni impine ya Artificial Intelligence, aho Artificial Intelligence mu Kinyarwanda twavuga ko ari ubwenge bukorano. Ubu bwenge bukorano burimo za robots, burimo za ChatGPT ndetse na za OpenAI, aho izi ngizi zikomeje kugenda zitsimbura abantu, yaba abantu bakoraga mu ma ofisi bakomeje kugenda babura akazi, yaba mu nganda abakozi bose bakomeje kugenda babirukana babatsimbuza za robot, aho ku isi hose ubushomeri bukomeje kwiyongera bitewe n'izi robots. Rero abantu benshi cyane cyane abanyarwanda harimo abadasobanukiwe n'ibintu bya AI, aho iyi AI ikomeje guhindura isi, ikomeje kuzana impinduka mu bantu, ndetse ku ruhande rumwe yongera n'ubushomeri. Muri iyi video tugiye kuba twabasobanurira bimwe mu bintu bitangaje mutari mwarigeze mumenya kuri iri koranabuhanga rije kuba ryahindura isi, AI cyangwa se iyo twakita Artificial Intelligence. Iyi AI ifite ubushobozi bwo kuba yatsimbura abantu bose bakoraga muri ofisi, ibyo bakoreraga ku mamashini bakaba bakesitaramo iri koranabuhanga rya AI, hanyuma bikajya byikora nta muntu n'umwe ubikoresheje. Mukomeje kumva ngo hirya no hino ku isi mu bihugu byateye imbere, ahantu hari kugenda haba intambara, bari koherezayo izi robots zikontororwa na AI zikajya kurwana. Iyi AI ifite ubushobozi bwo gutekereza, ifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo nk'iby'abantu, ndetse hari naho igira ubwenge buruta ubw'abantu, kabone n'ubwo iyi AI yakozwe n'abantu. Iyi AI hirya no hino mu nganda uri gusanga niba hari ahantu hakoraga nk'abakozi 1000, uri gusanga bose bari kubirukana, byibuze hagasigaramo nk'abakozi 100 bo kugira ngo bafashe izi robots. Aho niba wowe ku munsi ushobora kuba wakandika igitabo kimwe, iyi robots yo ifite ubushobozi bwo kuba yakandika ibitabo 10. Guys, akazi kakorwaga n'umuntu, akazi bigusaba ko wagakora ukwezi kose, iyi robots yo ifite ubushobozi bwo kuba yagakora umunsi umwe. Ari nayo mpamvu izi robots zikomeje guhangayikisha abantu, hari kujya hose uri kumva ngo AI zirimo za ChatGPT, aho zikomeje kugenda zifasha aba content creator kuba babona content bari buze kuba bakora, kwandika amascript ya video. AI ikomeje kuba nziza ku ruhande rumwe, ariko ku mbaga y'abantu benshi hirya no hino ku isi bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Iyi AI aho ikomeje kugenda ivugisha benshi, ndetse n'abarimu bamwe na bamwe mu minsi iri imbere bakaba bagiye gutsimburwa n'izi robot. Izi robot kubera ko zifite ubushobozi bwo kuba zakigisha kurenza n'aba barimu basanzwe, kuko iyi robots ifite kuba yakiga nk'ibyo umuntu yakora, ndetse iyi robots hari izigenda zigana imico y'abantu igiye itandukanye, aho izi AI zikomeje guca ibintu, zikomeje kuvugisha abantu hirya no hino ku isi. Ari nayo mpamvu nawe udukurikiye tugukangurira kuba wasobanukirwa ibintu bitandukanye kuri iyi AI, kugira ngo nawe nibura ubashe kuba wajyana nayo. Ahangaha abantu bakomeje kubyungukiramo nk'abantu bakoresha YouTube, abantu bakoresha TikTok, mbega muri make aba content creators bose, abantu bandika ibitabo, aba authors, ibi byose iyi AI yo yaje kubasapotinga, kubera ko
ni ukuyiha films gusa, ukayiha topic, ubundi igahita ikwandikira igitabo, aho iyi AI ikomeje gukora akazi gakomeye. Iyi AI ifite ubushobozi bwo kuba yakora umuziki, kuba yagukorera indirimbo nziza. Wowe ukoresheje amagambo ushobora kuyibwira ko ushaka gukora indirimbo ya gospel, indirimbo y'Imana, ibyo ngibyo birahagije, ubundi indirimbo igahita iyikwandikira, ikanagutunganyiriza amajwi ndetse na audio, ubundi ibintu byose bikaba birarangiye. Iyi AI ifite ubushobozi bwo kumva ijwi ryawe rimwe gusa, ubundi igahita ivuga ibindi bintu bitandukanye wowe utigeze uvuga. Aho iyi AI ikomeje kugenda ihindura ibintu byinshi cyane. Iyi artificial intelligence ushobora kuvuga ibintu hanyuma yo ikagusubiramo iri kuvuga ibindi bintu utigeze uvuga, aho ikomeje gutera ubwoba benshi. Kwa kundi abantu bajyaga kuburana mu manza zigiye zitandukanye, bakazana rekodi z'ibintu umuntu yavuze. Iyi AI birashoboka ko bayikoresha bakayivugisha ibintu bikomeye cyane umuntu atapfa kuvuga, bakurikije ijwi ryawe, ugasanga ibintu bibashije kuba byagufata. Ariko hirya no hino kuri za YouTube, kuri za TikTok, ukomeje kugenda mubonaho amavideo atandukanye yakozwe n'iyi AI, aho iyi AI ku ruhande rumwe kuri bamwe na bamwe ikomeje kuba nziza, ariko hirya no hino ku isi amamiliyoni y'abantu akomeje kugenda aruzinga akazi bitewe n'iyi AI. Aya ma robots twabwiye ko harimo iyitwa ChatGPT n'iyitwa OpenAI. Izi ngizi zose nizo zikomeje kugenda zikora akazi gatandukanye. Niba ushaka gusobanukirwa byinshi kuri iyi artificial intelligence ikomeje guca ibintu hirya no hino, ndagira ngo nkusabe urebe munsi y'iyi video kuri iryo buto ry'umukara ryanditseho subscribe, ukore subscribe, ubundi mwese tuze guhurira muri comment mutubwira ibintu mwifuza kuba mwamenya kuri iri koranabuhanga rije gusimbura isi, aho iyi AI, izi robots uzazisanga mu bitaro, uzazisanga mu nganda, uzazisanga ahantu hagiye hatandukanye nko muri ofisi. Rero ibi byose izi robots urasabwa kuzimenyaho ibintu byinshi, kandi nawe ukaba wakiga gukoresha AI. Akarusho niba uri nk'umunyeshuri cyangwa se uri umuntu usanzwe ariko hari ibibazo bigiye bitandukanye wibaza, birashoboka ko wakoresha ChatGPT ikaba yaguha amakuru yose n'abantu basanzwe batigeze bamenya. Iyi AI kabone nubwo waba warize ufite PhD, dore ko ariyo degree ya nyuma, iyi AI ibaga ifite ubwenge burenze ubwawe. So guys, ibuka gukora subscribe, ubundi ahangaha nimwifuza ko twabasobanurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi AI, tuzabibakorera. Iraterwa n'ibyo muraza kwifuza. Aho hasi muri comment. Bye bye, duhure next video.